Izi ndabo usanzwe uzizi ziba ahantu henshi cyane, yewe n'abantu badakunda indabo bakunze kuba bazifite. Ziba mu mabara atandukanye, hari umutuku, umweru, move, hari izindi zimeze ukuntu zivanze umweru na move ukuntu. Ese ukunda izihe wowe? Ufite izihe wowe mu busitani bwawe? Ufite umutuku se? Ufite umweru se? Ufite izimeze gute? Uratwandikira muri komenti. Ese wari uzi ko zifite akamaro gakomeye cyane? Ni nako ngiye kubabwira hano muri iyi video. Ugumane nanjye ntuze gucikwa na kamwe, kugira ngo umenye ubyaze umusaruro, utangire ubyaze umusaruro izi ndabo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kimera cyiza cyane benshi tukunze gufata nk'indabo, igiti kitakeneye ibintu byinshi cyane kugira ngo kimere neza. Ni ikimera bita umudwedwe, bacyita Plumeria alba cyangwa se umurwerwe nyine nk'uko nabimaze kubikubwira. Gifite amateka akomeye cyane mu buvuzi gakondo ndetse no mu bwiza bwacyo. Ese cyaturutse hehe? Ninde watangiye kugikoresha nk'umuti? Gikoreshwa gute? Ese kirizewe? Iyi video iragusubiza byinshi cyane, ugumane nanjye ntuze gucikwa na kamwe. Reka duhere ku mateka yacyo n'aho cyaturutse. Plumeria alba cyangwa se umudwedwe nyine gikomoka mu turere dushyuha twa Amerika, cyane cyane muri Mexico, Central America ndetse na Caraïbe. Izina Plumeria rikomoka ku muhanga w'umufaransa Charles Plumier wakoze ubushakashatsi ku bimera mu kinyejana cya 17. Ariko si wavumbuye ko ari umuti, ahubwo abaturage ba kera nyine bo muri icyo gihe bagikoresheje. Nibo batangiye gukoresha iki gihingwa mu buvuzi gakondo kuva kera cyane. Ubumenyi bwabo rero bwakwirakwiriye hose ku isi yose, biza kugera no muri Afurika nyine. Noneho hakozwe ubushakashatsi bwinshi butandukanye, bwinshi cyane rwose kuri iki kimera. Hari ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko iki kimera harimo kirwanya bagiteri cyangwa se ndetse na mikorobe, kirwanya ububabare, ndetse kirimo na antioxidant nyinshi cyane, kirimo ibisukura umubiri byinshi cyane. Ibi byemeza impamvu cyakoreshejwe mu buvuzi gakondo, ko cyamenyekanye noneho nk'umuti. Mu mateka abaturage bageragezaga ibimera bitandukanye bakareba ibivura n'ibitagira ingaruka ku bantu cyangwa se n'ibidafite akamaro, bakabitandukanya. Plumeria alba rero babonye ko igabanya ububabare, igafasha ibisebe gukira vuba, kandi ikagabanya n'umuriro. Nibwo batangiye noneho kwemerera abantu, nibwo iki kimera cyatangiye noneho gukoreshwa nk'umuti gakondo, gikwirakwira ku isi hose. Nayo imaze kubikubwira haruguru. Noneho ibice byacyo byose nuko bikoreshwa. Iki kimera gikoreshwa hafi ibice byacyo hafi ya byose. Indabo zikoreshwa mu guhumura, zihumura mu nzu, zigahumura mu busitani, zifasha kugabanya stress, ndetse zigakoreshwa mu mazi, mu mavuta yo kwisiga, ndetse n'amazi bakayoga. Ni ukuvuga barabicaniraga bakabikoresha, ndaza kubigusobanurira, bakabishyira no mu mavuta yewe cyangwa se no mu mazi bakayiyuhagira, kugira ngo nyine barwanye utumikorobe, barwanye udusebe ku mubiri, barwanye ibintu byinshi bitandukanye. Amababi nayo yatekwaga nk'icyayi, agakoreshwa ku muriro, agakoreshwa ku muriro muke, noneho akaza gukoreshwa ku ruhu, cyangwa se akanasekurwa agakoreshwa ku ruhu. Nakubwiye ko birwanya mikorobe kandi bikanatuma n'umubiri udasaza. Noneho imizi nayo yakoreshwaga mu kuvura igifu, yarumishwaga, yarangiza igasegurwa ikavanwamo ifu, cyangwa se ukayicanira mu mazi, ukanywa ayo mazi gutyo ku buryo butandukanye. Igiti cyayo cyangwa se tije yacyo nacyo kigira ibintu by'amata, kizamo amata cyane. N'ikibabi cyacyo y'igiciye kizamo amata, n'urabo waruca hakaza amata. Ibyo rero ibi ntabwo byakoreshwaga, wirindaga kubishyira mu nda yawe, wirindaga kubinywa cyangwa se no kubishyira ku mubiri wawe. Ayo mata ahubwo washoboraga kuyasiga nko ku gisebe, cyangwa se bigakoreshwa mu yindi miti. Ntubikoreshe ku buryo
ukoresha ayo mata. Ifu noneho bimwe mu bice by'iki kimera byarumishwaga bigahindurwa ifu bigakoreshwa mu kuvura. Uko gikoreshwa kuri buri ndwara. Ku bisebe wasigagaho wenda ugasigaho nk'amata yacyo ku gisebe, cyangwa se ukabikoresha ku bundi buryo ugasiga ku ruhu ahari uduheri dutoya. Icyo gihe biragufasha cyane bikagukiza cyane. Noneho cyangwa se bakabicanira mu mazi bakanywa ayo mazi akabafasha cyane, cyangwa se bakayoga bikagukiza ku ruhu. Noneho wivura ububabare wacaniraga amababi cyangwa se uruti ukaza kunywa ayo mazi, cyangwa se niba ari ku mubiri wumva hakurya ugacanira amababi cyangwa se uruti warangiza ukaza koga ayo mazi. Ibi wivura igifu rero bacaniraga imizi mikeya ubundi bakanywa amazi bacaniriyemo, ariko bakanywa makeya ntibanywe menshi. Wivura indwara z'uruhu nari maze kubikubwira haruguru, amata cyangwa se ugasekura ibibabi cyangwa se ugacanira amazi, byose ukaba wabisiga ku ruhu. Kimwe kimwe uko icyo wahisemo gukoresha ukaba wagikoresha ku ruhu. Noneho ushaka kurwanya stress cyangwa se kurwanya umunaniro, iki kimera cyangwa se umudwedwe nyine birafasha cyane mu kugabanya stress. Impumuro y'izi ndabo zayo ziraruhura cyane kandi zigafasha gusinzira neza. Bikoreshwa mu mavuta ahumura, mbese bituma bihumura, cyangwa se ugacanira amazi ugaterekamo zino ndabo, ubundi ugashyira zino ndabo mu mazi, cyangwa se nakubwiye ko zifite amabara atandukanye ariko bikora kimwe, ubundi wa muhumuro wose ugakwira mu nzu. Uburyo bworoshye, noneho ushyira indabo mu cyumba cyawe, ukaba wazica ugasarura ukazishyira mu ivaze ukazishyira mu cyumba cyawe. Icyo gihe zihumura neza, zikagufasha kuruhuka neza ndetse no gusinzira neza. Noneho wakoresha ibingana iki? Urugero dosage, nta gipimo gihamye cyihariye kizwi ku bantu, ntacyo ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje. Ibintu byose byakozwe mu buryo bwa gakondo. Nta rugero ntarengwa rero ruhari, nta rugero rwagaragajwe na siyanse ruhari. Bikoreshwa ku buryo bwa gakondo gake gake, ugafata duke duke ntufate byinshi. Gukabya nibyo bibi cyane, bishobora guteza uburozi. Icyitonderwa, amata yacyo ashobora gutera uburibwe. Ntukakunde kuyasiga ku mubiri cyangwa se ngo ukoreshe byinshi. Ikindi kandi wirinde kuyinywa, wirinde kunywa amata yacyo. Iyo ugiciye haza amata, hari ukuntu ubona wenda kivamo amata ukavuga ngo reka nyatege nyagire menshi cyane ubundi nyanywe cyangwa se nyisige. Karaba intoki nyuma yo kugikoresha, nyuma yo gufata kino giti, kuko kizana amata nyine ni nk'umuyenzi. Abadakwiye noneho kugikoresha ni bande? Aba mbere ni abagore batwite, aba kabiri ni abana bato cyane, abafite uruhu rworoshye ni aba gatatu, ndetse yewe aba kane ni abarwaye indwara zikomeye. Icyo ugomba gusigarana muri iyi video ni iki noneho? Pimeria alba cyangwa se umudwedwe ni igiti gifite amateka akomeye cyane, gifite akamaro mu buvuzi gakondo, gikoreshwa mu buvuzi bwinshi, uburyo bwinshi nabikubwiye haruguru, ndetse iyo harimo n'igifu. Gifasha rero no kugabanya stress cyangwa se umunaniro, kandi kikanagafasha no gusinzira neza. Ariko si umuti wemewe no kwa muganga. Ntabwo wajya kwa muganga ngo babwire ngo bakwandikire Pimeria alba cyangwa se umudwedwe. Ntabwo ibyo ngibyo babikwandikira. Bikeneye cyane kwitonderwa cyane, kuko iyo utagikoresheje neza nk'uko nabikubwiye haruguru, ugakoresha byinshi, byakwangiza, byahinduka uburozi. Ubuzima bwawe ni ingenzi cyane, jya ubanza kugisha inama inzobere. Pimeria alba rero ni uko uyikoresha. Niba ukoresheje kunywa, ushobora kuyikoresha ucanire nk'ibibabi, ukanywa amazi agace gato cyane k'ikirahuri, cyangwa se ugakoresha ibiyiko bino turisha, ugakoresha ibiyiko bibiri, ukanywa ibiyiko bibiri mu gitondo, ibindi ukabinywa nimugoroba. Biragufasha nabyo, nibyo byo gukoresha mu mubiri, nibyo ugomba kwirinda cyane, ndetse ukirinda cyane no gukoresha amata yacyo uyasiga ku mubiri henshi, kuko bishobora kukuryaryata. Amata yashobora kukuryaryata,
ugomba rero kwirinda kuyashyira mu nda yawe ndetse ukirinda no kuyashyira ku mubiri hanini. Ushobora kuyasiga ku gisebe yego, ariko ahandi hanini ukabyirinda. Voilà, wari uzi kwiza ari indabo gusa? Nawe wari uzi kwiza ari indabo gusa? Ndizera ko usobanukiye ko iki giti kitarushya, ushobora gutera rwose ukakireka ntunakiteho kikamera neza cyane, kigasa neza, kikazana indabo buri gihe. Gishobora no kuba umuti, gishobora no kugufasha mu buryo bwo kwivura mu buryo butandukanye. Voilà, dore umuntu wavumbuye kino giti yitwa, ni Umufaransa namubabwiye, yitwa Charles Plumier. Nguyu Charles Plumier, reka mubereke Charles Plumier. Voilà, Charles Plumier niwe wavumbuye iki giti. Ndizera yuko rero wasobanukiwe byinshi kandi ko ugiye kujya nawe ubikoresha, ukabikoresha ku buryo butandukanye. Kuri ubwo buryo bwose nagusobanuriye, n'ubundi wari uzi utwandikire muri video, muri comment, wowe wajya kubikoresha gute? Ese wari uzi ko ari indabo gusa cyangwa n'indabo ubona zibagiranye kuko n'indabo za kera? Nakubwiye ko zakoreshejwe kuva kera cyane, no mu Rwanda zahageze kuva kera cyane, rero ku buryo washoboraga no kuba wazikoresha kuva kera ku buryo butandukanye. Wabibonye.